Escode y'abati twongeye kubasuza cyane nitwa Confiance tubazaniye inkuru hano ibabaje ariko nta kundi twumva kuyibagezaho amakuru avuga ko witwa Yvan Bravan kuri uyu mwanya atameze neza arwariye mu gihugu cya Kenya. Yvan Bravan bivugwa ko nubwo tutari twamenya neza niba ari by'ukuri yuko ashobora kuba arwaye indwara yo mu mara, ariko uyu munsi ku inshuro turatuje cyane. Icyo mpamvu tuje kuvugaho ni ikibazo kiri kugenda kigarukaho n'abantu bagiye batandukanye cyane, cy'abantu bari kugenda umuntu uri kugenda yitirira Yvan Bravan asaba ubufasha mu gihe butandukanye, cyane cyane ari kuvugaho ikintu kijyanye no gusaba imbuto ndetse n'ubundi bufasha bugiye butandukanye bw'amafaranga, ariko mu by'ukuri akaba atari ko bimeze cyane ko ubu atari Yvan Bravan nanyaho ari kugenda bikora. Uyu twavuga ko ari ikintu cy'ubugome, ni ikintu kitari cyiza, ni ikintu kidakwiye kwishimira, nta ndangagaciro z'umuco nyarwanda zirimo. Abantu no minsi bari kwifashisha imbuga nkoranyambaga bakora ibintu bitari byiza bayimuka, akaba ari ikintu twagenda tugaye muri rusange tuvuga tuti namwe mugende mwitondera abantu bari kujya bababwira ibintu n'iki, cyane cyane ko uyu muntu twavuga ko kubijyanye no kuba ari gukoresha ijambo avuga ko ari gusaba imbuto, ahanini yagendeye ku ifoto ya Bravan ariko yashyizeho kuri chat ze, ahanini bisa nkaho anafite amakuru y'uko by'ibijyanye n'uburwayi uyu nguyu Yvan Bravan afite, hari kugenda yitwaza ko ari gusaba imbuto, akaba ariko ari kubyita ni gusaba imbuto ndetse n'ubundi bufasha bugiye butandukanye bw'amafaranga, aho abantu bashobora kwibwira ko ari uwa nyawe ariko akaba atari ko bimeze, ikintu kitari cyiza cyane. Muri rusange twenda tuvuga kuri Bravan uyu nguyu utameze neza na gato kuri iyo mwanya. Twabwira ko Bravan asanzwe ari umunyarwanda ukora umuziki ukunzwe cyane n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ikindi twavuga ukora umuziki w'umwimerere, umwe twita w'umwimerere utandukanye n'indi y'abandi bose. Cyangwa muri ino minsi hagiye haza impinduka cyane muri bahanzi nyarwanda, imikorere yabo y'umuziki muri rusange, aho abenshi utekereza gukora umuziki muri ino minsi ahita yumva ko nta yindi nzira yakoresha usibye kuba yakora icyo twita ngo ibishegu no kuririmba ibintu ahanini biganisha mu busambanyi n'ibiki bintu nk'ibyo. Ariko witwa Yvan Bravan we usa nkaho yakomeje umuziki we w'umwimerere, wa muziki zumva uri kumwe n'umubyeyi n'umwana bakwicara kumva, ya muziki wacuranga mu bantu ubuyobozi biyubashye muri rusange. Mbese ni umwihariko Yvan Bravan yakomeje cyane ibintu byo kwishimira cyane kuri uyu musore, ariko nubwo kuri uyu mwanya atameze neza, kitunda tunagarukaho tunababwira byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu musore, by'uko mu minsi yashize yageze kuba yakwegukana n'igihembo kinakomeye cyane, kiri mu bihembo gihabwa abahanzi muri Afurika, igihembo gitangwa na radiyo y'Abafaransa yitwa RFI, igihembo cyitwa Prix Découverte. Bravan yagitwaye ubwo yari afite indirimbo twavuga yabicaga bigacika icyo gihe yitwa Garagaza, kugira ngo ntawabyibagirwa. Ubwo na mbere yaho yakoze indirimbo zagiye zikundwa n'abantu benshi, na nyuma kandi yagiye akomeza muri uwo mujyo. Icyo tuvuga ngo ni style asa nkaho yihariye, ntabwo yakunze kugenda akora indirimbo twavuga zirimo ibintu nk'ibi ngibi nyine twavuga by'ibishegu n'ibiki bino minsi twavuga niba twabyita ko bigezweho simbizi. Iyo yakomeje umuziki w'umwimerere gusa, ariko uyu mwanya twavuga nuko atameze neza, aho arwariye mu gihugu cya Kenya. Noneho twavuga ko binababaje twakwita nk'agashinyaguro biri kugenda amwiyitirira asaba abantu, aho ari kujya yitwaza ururimi ruryoshye agaragaza ko atari umutekamutwe, agaragaza ko akeneye gufasha, akamwitirira izina rye mu rwego rwo kugenda abishakiramo indonye. Akaba ari ikintu twagenda twamagana muri rusange, nawe wabikora ku giti cyawe ukamagana umuntu kure ko ari gukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo ajye abona ko ntawe umushyigikiye. Ni ikintu nawe yatekerezaho kandi
akwiye kureka abana mukwiye gukura mu kwitwa mugakora. Nta guteka imitwe ari ibintu byiza cyane twavuga ko byaguteza imbere. Muri rusange kuba twakomeza kugenda twihanganisha uyu Yvan Bravan tumubwira ngo nakomere, ndetse nawe n'umuryango we muri rusange, kandi tunasaba Imana ko agomba gukira akagaruka akaduhereza umuziki mwiza, kuko n'umuhanzi dukunze mu Rwanda turi benshi. Yes, njye nitwa Confiance, iyi ngiyi ni Code Laba TV. Babwira ngo mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu, njye na mugenzi wanjye Shamaye turi tayari kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Stay in touch.